muze mbabarira amafaranga njye naragutera ikintu mana mbabarira amafaranga yanjye sibyo turumvikana igicucu muze igihondo ngiye kubara gatatu utarayemo amafaranga yanjye ndagutera ingumi n'izo wanywera uzataze gushiramo igicucu ngo kiramu ngo ndi subiramo nuko igihondo ngo ndi iki igicucu yewe musi waro kwigere moera kumbona biri musako kusanyo herara ndagera ariko abana kumanwa habana nijoro ngomba kuku kandi ngagenda ahubwo reka ngira vuba iki cyanyereka bare kitaraza no kunyese roba nashe nabona ukuntu ariko ngo nishyangurikira waruncitse ni ukubera icyo ushaka kugenda gutyo ukansohoka icyo gukomoka utanyishyura niko mbwira ni iyihe mpamvu usohoka mu kawe utanyishyura ariko kamaze n'ingohe umva reka nkubwire sibyo izi nzoga ziba zaraduhenze ntabwo wansohokera uke mu kabari gutyo utama amafaranga urayama cyane ayuma ako uko naherutse upima nawe upima ubundi urinde ubundi reka nkubwire sibyo ubundi nahanye gukubita abantu b'abasinzi baza hano mu kabari kanjye ariko wowe uyu munsi ntabwo uri buncike utanyishyuye pe ngewe nangwereye iwawe none iri cupa ntabwo ari iryanjye icupa ryandezeho misingi ntabwo ari wowe rero reka nkubwire sibyo ryandezeho misingi ntabwo ari wowe urama amafaranga cyane ayuma ahise ndakubwira ndakuru muze reka twumvikane genda yiyubashye kandi nkunda n'abantu biyubaha muze reka twumvikane uzi ko nsize akabari kanjye gakinguye uzi ko wasanga bananyibye njyewe ibyo birakurura cyangwa ushaka ngo usome ashyira ngo ubanze umva inzoga ndazifite ntabwo nshaka kongera kunywa inzoga sibyo ashyira ngo ubanze ase urambanza iki ndayiguhaye none ngo wongere uyensubize njye ndashaka amafaranga yanjye urimo nose wanyishyuye mbwira nimba wanyishyuye ndakwishyura sinangwereye iwawe ako se muze tujye tureka kuruhanya rwose sibyo tujye tureka kuruhanya amafaranga yanjye nigendere n'ubu ngubu wasanga ngiye buri no kunyiba sibyo mbabarira muze mbabaruma amafaranga makayira n'inyuriro ako se aho nawe wanesha umutwe yatsega watangisha muze mbabaruma amafaranga njye naragutera ikintu mana mbabarira amafaranga yanjye sibyo turumvikana igicucu muze igihondo ngiye kubara gatatu utarayemo amafaranga yanjye ndagutera ingumi n'izo wanywera uzataze gushiramo igicucu ngo kirankubita ngo ndi subiramo numva gihondogoro ngo ndi iki igicucu yewe ko nungu ko mbona tuba tukiri twenyine ngo abandi baba ari heko akisaza aha afura buriya ntawe wamenya ubundi si inama igihe twari twicaye hano uyiyobora ntahari abo turi bitarane ntibahari wagira ngo ni twebwe dukuriye umudugudu njye nta n'icyo nshinzwe ariko mba nazindutse
mwatinze mu kuza. Urayama cyane ayo. Fata n'ibigofero byawe. Ngira niba umpa amafaranga cyane ayo. Ntabwo ziragushyiramo. Agatira ngo gasoremo. Muzereka nkubwire sibyo? Amarori yakuyemo sha. Ku mafaranga yagira Reka maze nkwe unyishe nankwe. Nashiwe. Nakubwiye ntabwo nanywereye iwawe. Hari ikindi? Abona mwari mwizinduye. Bari kwizinduye none niba bari butubwire ibiki simbizi. Njye ngo mfite amatsiko yo kumva ngo nibiki baje kutubwira. ahubwo njye wajyana umukuru w'isi Niyo mpamvu waje ka. kuko hagati wambaye na neza. Barifata bagatumiza inama igitaraganya. Njye ahubwo ndabaza tugiye kwiga. Nk'abayobozi ntibari bazo bose babazi ko umuntu nabi. Seko numva mufite umunwa kuruta ibikorwa mwahagurutse mugateranya inama. Ese turateranya inama nitwe abayobozi kandi. Ubwo mwakabaye muri kugabanya amagambo kuko mu kanya n'undi muyobozi arabahageze. Ahubwo wambaye neza ajyana urusha kuyobora inama. Bisaba iki muko? Ko bisaba gutanga icyo ufite. Uvuze ngo iki? Gusa twebwe byadusaba gutanga iki? Bibasaba gutanga iki mwebwe kandi ari mwe mugira icyo mutanga kugira tugire icyo tubaha. Ngaho tumva noneho bya bintu bidasigaye byoroshye. Ngaho reka turindire abayobozi bacu bazi. Harya wavuze ngo batanga iki? Icyo ufite muko? Ipantaro, ingofero, umwenda iki? Ikimico tukakicarira akora munsi nawe uracyumva. Ahubwo ahuvuze ukuri nanjye ndenda kugitanga. Ariko nzabanza nsezerane. Umenye icyo ari cyo? Yego nakimenye. Okay. Nta sheri ufite? Uretse kukubona ugenda mu muhanda buri munsi sugira kubarizwa. Ugihande bigenda bite nicyo nshaka kumfasha. Ushatse kuvuga ko nta sheri ngira n'abagabo bose buzuye igihugu? Nihanganire nabyumvishe nabi. Naringize ngo ahubwo ufite uwo wabyemereye ariko uburyo nabyumvishemo birata. Ushatse kuvuga ko ari ukwicuruza cyangwa kwicuruza? Imana yaduhereye ubuntu ariko twebwe turacuruza. Imvira nk'igihe mwahereye mu cyocyorana. Kumwe se mufite ubundi mwagiye mu bitanga biba bitwaye iki? Kundi mwabiboneye ubuntu. Ubwo se warabishyigikiye. Gahunda. Ye gahunda njyana n'umugore wanjye ngiye nyina ahubwo nuranze n'uruhande. Naringize ngo nimuke ahubwo nze twegerane tuvugane iby'iri joro none ngo ufite umugore wawe. Ese wa mukobwa wabaye tubundi? Ndamugira nyine. Wenda gase ngo uzubundi ngo maze iki kandi mfite umugore wanjye. Ariko se ndubona umugore utunze yandusha iki? Akurusha ahubwo se nicyo atakurusha. Kunana kimwe ahubwo wumurusha. Cyo kora icyo umurusha no kwirirwa uzenguruka mu baturage igenda babatesheje umutwe. Ahubwo se icyo ufite kurusha abandi ni igiki ko mbona nta n'ikigaragara. Ariko se wani warore mu mbaza aho nkuri imyenda myiza. None utangiye kunyisubiramo. Ernest ahubwo bare kumenya ubwenge ukamenya abandi bakuri imyenda ujye murange urendagira. Byonye ko Imana yakiguhera ubunozo ujye kugitanga ku bantu batagira abagabo birirwa bazerera. Naho njyewe mfite uwanjye. Ahubwo se ubundi harabura nde nande? Si Jose n'uyobora inamara cyangwa nibeshye. Ariko se Jose muzi he muko? Sinjya mbona se agenda yose. Mwamenyanye mute nyine? Namubonye agenda nk'uko ugenda nyine. Ndahira ko utatangiye akazi nkatwe twese. Reka da urambeshyera reka kumbeshyera. Asamuze urarebye mbonamo igicucu ntazi kureba neza. Ashyira nk'inzoga. Ibyo nzoga ntabwo mbishaka ntabwo mbikeneye usayindi sibyo? Ndashaka amafaranga yanjye mayo wanywereye basi wenda ako muze ntabwo wacika ku izina ry'Imana. Twumvika ntabwo wacika pe. Ezo nk'ibisugo byawaniyemo. Ngoki Byawaniyemo. Umva inzu tuba twakodesheje urumva? Amakesi mba naranguye ntabwo wacika gutyo rwose muze twumve ntabwo wacika pe. Ndahamagara ubuyobozi. Uhamagara iki? Ndahamagara ubuyobozi. Urayama ku neza bibe ku nabi ariko ntabwo uri buncika. Akoze ubundi kuzana igisambu ubundi wowe ucuruza he? Akose. Nanga guserera n'abantu nk'aba nga ibisaza nk'ibi ngibi biza binywera mu kabari kaje.
nanga guserera n'abantu nk'abo ngabo ntabwo nanyweye muze ntabwo narihanye gukubita abantu b'abasaza ntabwo nasinze ntabwo nanyweye ntabwo nasinze muze reka nkubwire sibyo nanga gukubita abantu baba bameze nkawe ariko ubu nakurobora ntugakine ku mafaranga yanjye tuba twakoze muze hajya ngo uri kumbaza iki ndashaka amafaranga yanjye ngo ngure mu kabari kanjye ntabwo uyu munsi nizajya mu kabari hanyuma iri cupa uri kubera ko muri karitsiye njye ncuruza njye ntabwo uyu munsi yagiye mu kabari ngiye murana icupa urana icupa nta nubwo nabura amafaranga yo kwishyura ahubwo igirayo umva rero reka twumvikane sibyo ugiye kuyama niwanga iri kote ndahita ndijyana turumvikana akoze igihe ahubwo gira vuba urimo urabanimba gira vuba gira vuba kuramo ikote muzehe rwose gira vuba rwose muzehe rwose mujye mubura ahubwo buraya ntasoni icyapa kinyanditseho yuko ndi indaya se none se ko umuntu ushinzwe kurya no kunywa amazi ushinzwe kwirirwa mugira mutya abase mukore ko mubaze indaya yambara ite igenda ite simbona uko twambaye ariko wambaye ndabona mwese mugenda mubunza iminwa nk'inkoko iminwa yanyishe kurya ntabwo ishinzwe kurirwa ibyo ntabwo bikureba cyane ko isigaye isoma n'icupa tugenda tuyibunza kuko dufite icyo dushaka kadutegereza ndabizi murampangamye furo wabamfashije murumva igihe mwahereye muvugavuga ubwo buraya bwanyu se mwagiye mubujyana hirya iyo ngiyo ariko se wowe hari uwakubwiye ko inama igiye kubera hano ari igiye kwiga ku ndaya igiye kwiga ku ndaya ubizi utese yenda ubona ikibazo cyaduhuruje ari icy'indaya zimaze imishyi ziri muri karitsiye yacu kuko kadutekereza umuyobozi wacu aze mwirebera ikigiye kuba umuntu agira yigendera no mu kandi kazi igihe nahereye nicaye akabuno kabaye nk'ak'abamotari abantu bakererewe ubwo se ushatse kuvuga iki kandi ariko abayobozi ngiye baranyobeye iyo bavuze inama ya saa 8 bakaza saa 9 ngo none mwiriwe kuko nk'uko mubizi iyi nama yabaye itunguranye kandi twari dufite amahugurwa rwose niyo yankerereje ubusanzwe sinjya nica gahunda shamve mu magambo tubwire ibyo duhamagara hanga umuntu yigire mu kandi kazi ubona hanga hariho umuntu yaje kwirirwa ahubwo nagire vuba tubwire umuntu yigendere ariko numva nawe muhuje ibitekerezo mbere yo kuza tubaza ko twiriwe yagombaga kuza dusobanura impamvu yakererewe erega nta muntu utaba umuyobozi ngaho rero yakubwiye icyatumye kererwa tuza tubwire ibyatuzanye urumva ivugo nyine ufite ariko karibu rata muyobozi okay murekere rero tuvugane icyatumye dukora ino nama yikubagaho naho gukererwa byo muri ihangana kuko ntabwo ari impamvu yanturutseho kandi nabibasobanuriye reka rero turebe ingingo tugiye kwigaho tunguza uburyo umwere ingingo ya mbere tugiye kureba abantu bafite abana batajya ku ishuri ingingo ya kabiri ni urusaku rumaze igihe mu isibo yacu hanyuma ingingo ya gatatu ari nayo ya nyuma ku bantu batishyura mituweli abanjye bariga ariko muri karitsiye harimo abatiga ariko batiga ni nibo bateze ikibazo kinini kuko nibo bagenda bakigira indaya abandi bakajya kwigira za mayibo mu mujyi ahubwo icyo kibazo tugomba kukigo tukagikemura kuko icyo kibazo njye ndumva kimbangamiye icyo tukimukaho ko njye sinabyaye oya ndabizi ko icyo kibazo tugifite mu isibo yacu ahubwo Jose natubwira impamvu umwana we atajya ku ishuri ariko se ayo mashuri murata ubu ngiye ko nayize sindiho askigariwe nabo nzajyana mu ishuri nzareba icyo bankora muranyumvira imyumvire Jose afite ubu rero umukoro ni uwacu ni gute twamwumvisha ko agomba kujyana umwana ku ishuri Jose buryo bwose ufite umwana ntego ndamufite cyane utari warabimbwiye aha ndamufite afite imyaka 13 ni umuki ni umukobwa wow wari waratinze kubimbwira wamuzanye agatangira akazi hamwe natwe ahubwo tuzatangira kira yikuramo wose ibyo nayiburamo bingahera ko numva ngo sigaye zaranahitse kuramo cyafo basi cyanda ho cyanda komeza cyanda wowe senza bose
kiriya gisaza ko nyitwariye imyenda n'iki kigofero cyashaje iki cyamarira reka nsure nyihereze igare aho se muzi akiri iki kigofero cyane urabona cyarashashije kiri amafaranga cyane ahubwo ugende witekerezaho neza kuko kugaruka hano kunywera ahangaha ndakeka wowe utazongera kungarukira mu kabari yarasha wumva se ikindi kandi uzajya unirinda kuza hano wasinze jya unywa duke witahira kuko wenda abona amafaranga yose ubuse si wona yamaze kwanza ariko zinakwishyura ako wanyishyuye he mereza imyenda yanjye wanyishyuye hehe mereza imyenda yanjye ugize amahirwe nkuhaye n'ingofero ngira ko no kuguha imyenda mereza imyenda yanjye nakubwiye ko ari gukora amafaranga ibihumbi bitatu najya kugira ngo nyine inzozi aze kunsohora ahubwo nakuramo nkagenda nkamwishyura hanyuma noneho azasigarana n'amafaranga wanyweye kamwe niko unjyaniye kubateganya nyine wanyweye kamwe udupeti 5 umaze kunywa ukanyishamo ubupeti 2 ubwo urumva koko ayo mafaranga yose ngiye nayihanganira ndaje nyijyane nawe ndayicuruza ntabwo ndi buyibamo makeya sibyo kandi nyamara imyenda yanjye nayo urayisubiza ahubwo reka nkubwire komeza ugenda aho gutagwa ahangaha ahubwo se ubu ngubu uri bunagerayo ako rero noneho birahindutse imyenda yanjye bihinduka ibiki amafaranga yanjye ntabwo uyaheranye ntiwajyanye niba rekasi vide biraba bibi ngaho se shaye ishete nkwere kutagira umuntu w'umusaza urabona we wanjyaho ubu urabona we wanjyaho uri kuntera umujinya we nushaka kwigabanya uri kundera akazi igabanya iyo mijinya yawe rwose sibyo nushaka no gusera twaserera ariko we ntabwo wandenza amafi muze urumva twumvikane pe nagukuruge wowe ako mwagiye waze twumvikane muze twumvikane nagukubita we mana we nakwica ngiye mwana nakuyora mureke babwire mwavuga mutavuga mwakora uburayi mutabukora mumenye ko ikintu cyo gukura umwana mu ishuri cyo leta izakibahana ntabwo izaborohera mukora uburayi ikabihorera ariko ibintu byo kuvuga ngo umwana muramuzana murakiri mutoya cyane ko umwana ndumva afite imyaka 13 naragizeho imyaka 18 bivuze ngo leta iracyamuyobora 100%. Ndabateza leta ahubwo ari n'umuyobozi aravanga mbimubwiye ndaya ni so na bene wanyu utwita indaya turarana naso sonye wandaya ndase buri munsi umuntu uzenguruka muri quartier uri kumwe n'uhungu ugenda uhinduranya imyenda y'imbere havugwa hawe ijambo ubwo rusaku mu rugabanya noneho kuri iyi ngingo twari tugezeho ya mbere Jose aze gusigara ndayikemurira twagiye ku ngingo ya kabiri ku bijyanye n'urusaku urusaku ruterwa n'iki numva muri iyi sibo yacu njyewe muyobozi yego Sandra njyewe muyobozi yego Sandra tubwire ubanza urusaku rwo mu mudugudu wacu ari hene zirara zihebeba ndetse n'ingurube zijwigira ariko se yabinjije yaba afite amatwi atumva ijwi ry'umuntu ritandukanye n'iry'ihene iry'ihene ritandukanye n'iry'ingurube witujijisha rero ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga yuko ahubwo ushaka kutujijisha ingingo irakuyora cyangwa ariko se ubundi ko numva uri gushyanuka ni we mbajije umuyobozi reka dusubize nuko nagusanze ahantu uri kudusakuriza ijoro ryose nasoni umuyobozi akuza hasa nyibutse ibuye urwo rusaku ugenzi ikirutera ni indazi zo muri zino quartier na Sandra barimo indaya ndayizi hari ituye none hirya yanjye wagira ngo imvura yirwa kuri quartier yo mu rugo ntiwumvishe se ko tujijishije ngo ni ihene n'ingurube kwa kabizi neza karimo maze rero mudufashe hasi yirirwa mutwamamaza nk'uwamamaza gorirosi nase ubona tukwikoreye ako se wakubwiye ko umutura njye mvuze ku buraya bwanyu nibwo butuzengera tuza ntabwo ari umuzigo mbarata muyobozi nubwo bahereye kare bavuga indaya reka nkubwire icyiza cy'indaya icya mbere cyiza cy'indaya ku isi inkweto nziza niwe ibarizwaho icyo ni icya mbere isaha nziza nk'iyi yanjye nambaye yakozwe muri diyama ninjye ibarizwaho shanete nziza umukobwa mwiza w'igitangaza ninjye wiri kubarizwaho erenesi n'uyu mugabo mbona udafite isura kubera iki bapfobya indaya icyo nicyo yego akira ngo umugabo ashigenda kagaburirwa ibishiga
urabura ubwo urimo ukagenda gukora akazi nk'akabandi bakora ahubwo ukirirwa uri mu buraya gusa nurangira akazi ubwo burayi buvemo urebe ko atari ubw'umukobwa usobanutse. mva musore ndagira ngo ubwire ko akazi mfite gahagije uvana ubwo butindi bwawe. ahubwo Sandra nagiye nshaka kumenya ikintu gikurura abantu. bwanyumvira nawe urambaza igikurura abagabo ucicarije hasi. ushatse kuvuga uravuga gufata icyo kibuno cyawe ukakibikira umusore ufite gahunda akorera amafaranga uzakwicaza mu rugo ukirirwa ukibuza nk'icy'ihene nta soni. mutuze ubundi uburaya mu busoma ku muntu. hanyuma ikibazo cy'urusaku iri joro ndarwikurikiranira umuntu nzagwaho ni njye nawe. wankubita wowe muze we wankubita muze wankubita n'ikoti ryanjye akoze ibice n'ikoti ryanjye ahubwo fata inzira shogoshera genda tu aja kandi uzagwa ku bandi wewe utazangwa aho wagasaza